Yes, reka nongere ikaze. Nizere ko umeze neza kandi gahunda ziri kujya neza gatanu kuri gatanu. Nizere ko kandi waramutse amahoro. Niba utameze neza ku munsi w'ejo uzaba umeze neza. Byose nibyo ngiye kugarukaho tukaganira. Ariko tugiye kuganira kuri Ndimbati operation Ndimbati. Ese Ndimbati nyuma yo kuza gufatwa n'ubugenzacyaha RIB, hanyuma akaza kuba ashyirwa muri kasho, hanyuma nyuma gato twumva inkuru y'umumama akaba ashinzwe Transparent International Rwanda, akaba ari we uyihagarara ndetse akaba ari umuyobozi mukuru wayo, ikaba ifite inshingano yo mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abagore muri rusange cyane. Hanyuma rero hari ibyo yavuze ko afite amakuru agaragaza ko mu by'ukuri uyu mugabo cyangwa se Ndimbati yaba yararyamanye n'uyu nguyu Firdaus, uyu babyaranye abana b'impanga. Uyu mukobwa afite imyaka y'ubukure. Ati mu by'ukuri by'uyu mukobwa asobanura ni ibintu nanjye ndi kumva nkumva binteye urujijo. Ayo ni amagambo ya Mama Ingabire. Hanyuma aka kanya umukobwa mu bitangazamakuru bitandukanye yavuze ko byanga bikunda adashaka ko Ndimbati afungwa, ahubwo icyo ashaka ni ukubona Ndimbati ari kwita ku inshingano ziwe, ari kwita ku bana yabyaye. Aya ni amagambo rero yatangajwe n'uyu mukobwa, ariko mbere yaho gato yari yabanje kuvuga ko yamufashe ku ngufu. Ndimbati nawe akavuga yuko atigeze amufata ku ngufu, ahubwo ari we byose wabiteye. Ngayo nguko cyane rero, reka nze mbigarukeho byose wumve ibyo umukobwa atangaje, avuze yuko mu by'ukuri aka kanya atifuza ko Ndimbati aguma mu munyururu, ahubwo icyo ashaka ari uko bamufungura ariko akamenya uburenganzira bw'abana be ba Firdaus ndetse bakaba barabyaranye. Ngaye nguko ni isano bifitanye umugani wa Ndimbati, ni isano rikomeye, ahubwo iri sano rirabungabungwa gute? Reka nze mbigaruke wumve n'ibiki yavuze uyu mugore Firdaus, n'ibiki yavuze yatangaje kuri Ndimbati. Ese Ndimbati we abivugaho iki mu gihe rero akiri mu munyururu? Ntago turabona uburyo tuvugisha, ariko amakuru dufite nuko uyu mukobwa yaba yaratewe inda afite imyaka 18. Ibyo rero bigahita biha uburenganzira Ndimbati bwo kuza gusigarana aburana ibyaha bike cyane bitewe n'ibyo ashinjwa. Hanyuma rero reka ntangire iyi nkuru ivuga ngo umutwe w'inkuru uvuga ngo sinshaka ko afungwa, icyo nshaka ni uburenganzira bw'abana. Kabahizi wabyaranye na Ndimbati ni uvuga aya magambo. Uyu Firdaus wemeranya n'umunyarwenya uwihoreje Bosco wamaye nka Ndimbati ko babyaranye abana b'impanga, aravuga ko ubutabera akeneye ari ubw'abana, naho ibyo kuba yaratewe inda afite imyaka 17 y'amavuko byarangiye. Kabahizi ukomoka mu karere ka Nyaruguru yabitangarije ibinyamakuru nyuma yaho umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha Dr Murangira Thierry kuri uyu Werurwe 2022 yari amaze kwemeza ko Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka 18. Ibi ni byo akurikiranye. Uyu mubyeyi avuga ko rero afite imyaka 19 y'amavuko. Yagize ati sinashaka ko afungwa rwose, icyo nshaka ni uburenganzira bw'abana banjye ndetse nabe. Ngewe nta nubwo ibyanjye nabyitayeho cyane, ibyo kuvuga ngo narahohotewe ngo nkeneye ubutabera bandenganura, ahubwo ubutabera nkeneye ni ubw'abana, kuko n'ubundi byanjye byararangiye, ntabwo bamufunga n'ubundi ngo nsubire mbe umukobwa ibihe bisubira inyuma, igihe yarakinesheje imyaka irenga 2 uyu munsi. Ati rero ndumva rero kumufunga nta kintu byaba bimariye ngewe ubwanjye. Iyo ni amagambo yivugira ubwiwe. Ati ngewe nta nubwo ibyanjye mbyitayeho cyane, ibyo kuvuga ngo narahohotewe ngo nkeneye ubutabera bandenganure, ahubwo ubutabera nkeneye ni ubw'abana, kuko n'ubundi ibyanjye byararangiye, ntabwo bamufunga n'ubundi ngo nsubire mbe umukobwa. Ibihe rero bye ntabwo byasubira inyuma, igihe yarakinesheje imyaka irenga 2 uyu munsi. Ndimbati yatawe muri yombi nyuma y'ikiganiro uyu nguyu Kabahizi yagiriye ku Isimbi TV, asobanura ko yamuteye inda yabanje kumusindisha yifashishije inzoga yitwa Amarura yabyariza impanga uyu munyarwenya ngo akamutererana. Uyu munyarwenya nawe mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo ikorera kuri YouTube yemeye ko abana n'uyu mugore, ariko anemeza ko bose abitaho kandi akabakodeshereza inzu. Ati ngewe
Ndimbati nemera yuko ibitunze ahaba ningiye ubikurikirana, ibyo bimutunze amafaranga n'ibyo kurya ningiye ubikurikirana, atari ko nkibaza nti kubera iki yafashe umwanya akaza mu itangazamakuru, ati ibyo ngibyo bishatse kuvuga iki, ati ni bande bari kumushuka. Ndimbati afungiwe kuri sitasiyo y'ubugenzacyaha ya Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge mu gihe dosiye ye itunganywa kugira ngo ishyikirizwe ubushinjacyaha. Umukobwa rero kandi yongeye kuvuga yuko yinginga guverinoma cyangwa leta ifite inshingano mu kibazo cya Ndimbati ko yamwihorera akarekurwa, ahubwo akamenya inshingano z'abana, dore yuko yabona ko nta kindi gishoboka usibye kurekura Ndimbati. Ati jewe ibyo nshaka ntago ari uko bafunga Ndimbati, ahubwo icyo nshaka ni uko yakita ku bana banjye. Abantu benshi hano bagiye bashyira muri comment kubera iyi nkuru yasohotse y'uyu mukobwa wagiye uvuga ati ntago nshaka ko afungwa, ahubwo nshaka yuko amenya uburenganzira bw'abana. Ati giye naho ibyo ngibyo ibindi byo byararangiye cyane, ati icyo nshaka ni uko yakita ku bana. Comment zari nyinshi cyane, abandi bati ubwo ubonye warakoze amakosa nutangiye kwigarura, abandi bati mumureke uzabaho, mbabwiraga uyu Firidawusi, abandi nabo bati uyu nguyu yavuze ngo hero ngo ikiganiro naracyumvise cyawe wa mukobwa we, mu bigaragara ntago ibyo wakoze ubizi, ati ahubwo wanze ushaka abantu bakugira inama. Uyu ni umuntu washyize muri comment hano ku bijyanye n'ikiganiro yatanze cyane, ndetse n'ibyo kuvuga ngo ibyo kuvuga ko adashaka yuko afungwa ubwo yakita ku bana. Ati ubwo ntutangiye kwicuza, ubwo rero urumva koko bishoboka yuko Ndimbati yarekurwa kandi uramaze kumutanga. Undi nawe ati yitwa Ernest, ati hello, ati uwo mukobwa atangiye kwicuza pe, ati ninde uri kubyumva mu magambo yiwe. Ayo ni amagambo rero y'abantu bagiye bashyiraho ubutumwa butandukanye, ariko icyo wamenya nuko uyu nguyu Firidawusi avuga yuko atifuza akafungwa, ahubwo icyo ashaka ari uburenganzira bw'abana biwe yabyaranye na Ndimbati. Hanyuma rero kandi uyu mukobwa yongeye kuvuga yuko adashaka ko afungwa rwose, icyo ashaka ni uburenganzira bw'abana. Njyewe nta nubwo ibyanjye mbyitayeho cyane, ahubwo icyo nifuza nuko abana yabitaho. Ati ngiye kuba narahohotewe se, ibyo ngibyo aka kanya nta kintu bikimariye, n'ubundi ntibyasubira inyuma ngo nongeremo umukobwa, kuko n'ubundi ibyanjye byarangiye ntabwo bamufunga. Ati rero ati igihe nataye cyose ntabwo aribwo nakigarura, ati ahubwo yite ku bana be. Ibi nibyo rero yatangaje nyuma yuko yumvishe Ndimbati yamaze gutabwa muri yombi, na nyuma y'ikiganiro yari amaze gukorana n'umunyamakuru Sabe wo ku Isimbi. Rero bikaba bitavuzweho rumwe n'abantu benshi. Nawe duhe comment utubwire, ese uri kubyumva ute? Ese mu by'ukuri aka kanya uyu mukobwa kwiye kuba hari icyo atangaza kuri Ndimbati? Kubera icyo atagitangaza, niba wowe wumva atagitangaza, ngaye nguko cyane. Reka ngushimire, ukomeze ugumane natwe, ndacyahari, ndacyabaye, kandi nguhereza buri kimwe cyose gishoboka. Bayita Hot 250 TV yacu yizewe. Ngaho kora subscribe, ariko comment uzibuka utubwire urabyumva ute ibyavuzwe n'uyu mukobwa. Ndabakunda kandi ndabishimira cyane.